nagarutse muri contest ya gatatu aho ngiye kubabwira bamenyesha watsinze Draw Me contest ya gatatu. Tugumane turebe ibyaribyo. Uwatsinze yaturutse kuri YouTube, yasubije nyuma y'umunota umwe post igezeho kuri YouTube, naho kuri Instagram umuntu wa mbere yasubije haciye iminota nibura 4 post igiyeho. Niyo mpamvu uyu nguyu ari we watsinze kuko yasubije haciyeho umunota umwe gusa. Congratulations kabisa, bamwita Benny Kente. Congratulations ko waratsinze. Niyo turi kumwe uno munsi, reka tujyane tuganire nawe twumve uko yabyakiriye. Birira Tessa Brema cyane rero nayikunze, like handmade. You did an amazing job. Kente, umeze bite amakuru? Ni meza sangwa, ndashima Imana. Ndakwakiye muri Draw Me contest ya gatatu. Ya mbere no mwaka, ubu ngubu niwe wa mbere kabisa ufunguye no mwaka. You appreciate a lot. Muri makeya ni igitekerezo cyo ku participating muri no contest. Muri make ndakunda drawing cyane, especially iyo nyine ziri navuga gute natural since, ariko nyine iyo ikintu kiri handmade ndabikunda cyane. Narabibonye rero waratangije no contest, ndavuga ati why not ntagerageza umwanya nkareba ko nabona agafoto k'akadrawing nyine namirawa nabaye umunyamahirwe cyane. Rega n'ubundi munagerageza amahirwe kuko nyine basubije cyane ntabwo bari bakeya kuri ino nshuro. Umubare wagerageje kuzamuka kandi nabyo mbishima Imana cyane kuba abantu baguha feedback nziza, bigutera imbaraga zo gukomeza ugakora n'ibindi, ukaba wakorganiza n'ibindi. Ni ikintu cy'ingenzi. Nese urimo gupainting iki? Bwira abantu ngo urimo gushushanya iki gake? Hano ndi nubwo kitari cyarangira ariko babwiye muri summary. Ndi gushushanya n'umugore w'umunyafrika. Kano ka drawing kari little bit famous ahantu henshi mu makarere yo muri Afrika. Usanga nyine umugore ufite avuye kuvoma, bise bigaragaza nka traditional muco w'Abanyafrika kera ukuntu bavoma, inzu babamo, uko bambara. Niko ka drawing ndiko ndatunganya mo hano. Hase buriya nubwo wa mbere wari ukoze ibintu bya art kubikora gutya cyangwa wigezaho na mbere gukoraho n'abayita paint? Ni bwa mbere wari umaze gukora navuga sinabe ni ibya mbere. Ni ibya mbere. Nabona ndabibona nkabisigira kuri IG, TikTok, nkabikunda, ariko kuvuga ngo ndafashe umwanya ndicaye ndi kugira ibintu nk'ibi. Use nk'ubu ngubu tuvuge urimo kubwira nk'umuntu utabizi, utazi ikintu bita aribwo bwa mbere abibonye bya painting, mubwire nk'ikintu cyakugoye bwa mbere gukora mu irangi gusiga aho ngaho nyine, ikintu cyakugoye. Ikintu cya mbere kwiyumvira icyo ugiye gukora ubundi, ukavuga ati ide yo kuvuga ngo ngiye gukora iki, ngiye gushushanya iki, kiragora kuko uvuga ati ndakora iki, ndahera hehe. Ako n'akambe uriyo umaze kumenya ngo ndahera he, ndakora iki, gerageza nyine ugatanga ugafundikanya utuntu kugira ngo urebe ko painting yawe ya making a sense. Ni experience ya mbere yo gukora mu irangi. Ndatekereza atari ibintu nyine buri wese nyine ahita akura cyangwa ahita akora. Bisaba kumenyera. Nicyo kintu nyine abantu bakoze, abartiste bazanye no paint. Hari paint and sip, painting noneho unafata n'akantu ariko nicyo kintu cya mbere bazanye kugira ngo abantu bamenyere gupainting.
numva iyo ni experience ya mbere kandi ni byiza pe bigasangwa uzi bikomeze ni byiza cyane pe ni nacyo kintu washishikariza umuntu bireba no kutureba wana experience yawe yo gupaintinga bwa mbere like ni so funny nyine bahumva wishimye kugira amabara atandukanye nyine navuga ko ari ikintu gishimishije muri rusange none Beni iyi drawing urayiyumvira ute wa mugani wawe na drawing iyi ngiyi ndimo gukora iyo ngiyo okay ngeranyije niyo nabonye ubushize I can't wait to see mine biba biri excited biba ari ibintu bishimishije kubona nyine umuntu ati sangwa yafashe umwanya n'ikaramu ye n'iki aranshushanya aragira gute ni ibintu byiza cyane nyine mba numva mfite amatsiko yo kumenya ngo kuba bimeze gute. Okay, hari abantu batekereza ko kubona igitekerezo cya painting ari ikintu cyoroshye ariko ni ibintu biva muri emotions z'umuntu ndetse na experience. Kente niki cyaguteye gukora ino tab? Okay, n'abatwaka yanjye nuko nabivuze n'umugore umunyafrika yaravuye kuvoma ariko ari amazi n'inzu ye yaravuye kuvoma yikoreye amazi avuye kuvoma mpamvu nayikoze like iyi ngiyi uko biri kose iyo ubonye ino art ikina direct ko ari like from Africa. Yes, very famous cyane uzatse kanshushanya akantu umuntu wese akikabona ahita amenya ngo kano kantu like it's made in Africa. Yes. Iki kiganiro cyakigizwe n'ibice bitatu. Hari ikiganiro cyo kuganira harimo na live drawing, harimo gushushanya live painting ashushanya, hakaza n'ikiganiro cyo gusobanura igihangano cyiyo yashanyije uko nabivuze hazabaho hari kubaho drawing cya painting in live. None turangiza habeho n'ikindi gice cya nyuma cyo kwitanga ndetse n'ikindi gice tutari bucikwe cyo kuzenguruka hano kuri Carrefour tukareba ibintu byinshi waza kuhakorera kandi birenze byakurura mu mutwe. Bira Tessa Brema cyane rero nayikunze like handmade. You did an amazing job. Thank you very much. And you guys, if you want to follow this channel, you will be the one to win next time. So please subscribe, like and share. Nakidakoze byose bivuze ndagushimiye ko waje kandi zira ko kakushimishije cyane. Ndagushimira kubwiye atwaka murebe ino ni atwaka ya Kente niyo bayikoze kandi anayibasobanuriye. Tuzahure muri contest ya 4 tureba ibikurikiraho. So peace and God bless. Thank you Sangwa. Thank you, stay safe. Wakoze cyane ko nanye muri draw me contest ya 3. Reka tuzasubire muri contest ya 4 tuzaba kuno kwezi 25 kandi abibutsa ko tuzabikora kugera uno mwaka urangiriye buri kwezi kujya mu kwa 12. Reka tuzasubire kandi ushaka ino drawing nk'iyi anyandikira kuri Instagram, kuri TikTok elisangwa 03 cyangwa kanyandikira kuri WhatsApp kuri contact. Ciao tuzasubire.